ijwi ry'Imana ryongorera. Ese ijwi ry'Imana ryongorera ujya uryumva wararyumvise? Ushobora kuba utabyitaho, ariko iryo jwi ry'Imana rikongorera ryumve. Reka dusome uyu munsi rero mu gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Aya ni amagambo nagiye nakira ubwo nakiraga agakiza mu mwaka wa 2016, ndayandika nyashyiraho, ariko agenda afasha umunsi ku munsi. Umunsi rero ngiye gusangiza ijwi ry'Imana ryongorera. Iryo jwi ritega amatwi uryumvire, ukizwe, wakira agakiza. Uribuka njya gukizwa, numvaga ijwi rinzaho rikanzaho, urampora iki njya nkagira ni kwa kuntu umuntu wenda aba yiyumvamo asa nk'uwivugisha, ariko ubu bwa mbere, ubu bwa kabiri, ubu bwa gatatu nibwo navuze nti iri jwi rihora riza buri gihe ritsanga riva he. Bwa nyuma rirambwira ngo genda ugure Bibiliya utangire usome Bibiliya. Ntabwo nari narigize nsoma Bibiliya na rimwe. Kuva ubwo nuko nakijijwe, nakira agakiza, nza kumenya ko ari ijwi ry'Imana ryamugishaga. Iryo jwi rivugisha buri muntu wese, nta muntu byihariye, kuko Imana ntabwo izaye kuducira urubanza itarakwiyeretse, itarakuvugisha, itarakuganirije ngo uyishake. Ikibazo kiba ni ikihe? Nuko abantu iryo jwi rirabavugisha, kubera ibyo bibereye mu by'isi ntibaryumvire, bakavuga bati oya, ahubwo ntibaritega amatwi. Ibyambayeho nanjye, iyo ntaza gutega amatwi cyangwa ngo ndebe koko ibyo nari ndimo, naho iryo jwi ryansanze gatatu ngo ryumvire, nanjye ubu ntabwo mba narakirakiza. Ijwi ry'Imana ryumvire rero. Iryo jwi rirambwira riti ibintu byose nzabihindura, nzakoresha umwuka wanjye. Imana rero ikaba igiye gutanga imbaraga zikomeye. Ureke bya bindi batanga ngo bigusha abantu ngo bakaguha ngo ukagwa. Ntabwo ari ibyo ngibyo Imana izakora. Nk'uko navuze muri video yashize, hari amajuru agera ku 10, aho abamarayika bari, aho imyuka mibiri, aho intebe ziri zizo mbaraga zindi, ahari abakerubi, abaserubimu, ahari Imana iri hejuru ya byose. Ni ukuvuga ngo hari indi myuka iri mu kirere muri ayo majuru yandi ya gatatu ya kane, kurumva agenda arutanwa. Ayo mpamvu cya cyishwa kivuga ngo ntiturwana n'inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka, iyo myuka mibiri mu kirere aho hantu hejuru. Ni ukuvuga ngo rya jambo ry'Imana cyangwa rya jwi ry'Imana iyo rikujeho, nturitega amatwi, ya myuka irarihuha ikayijyana. Ni ukuvuga ngo nawe ugomba gukomera ku Mana kugira ngo iryo jwi uryumve, noneho za mbaraga zize. Imbaraga zigiye kuza n'izihe rero? Tuzi ko mu cyanditswe batubwira ko muri iyo minsi ya nyuma abantu bazahanura, yewe n'abasaza bazagira inzozi. Bivuze iki? Rubanga ijambo ry'Imana n'ukuri ntirijya rihera. Imana igiye kuzana izo mbaraga zayo, iziha abantu bayo, ikoresheje umwuka wayo. Mwageze kubaza buri gihe nkuko Yakobo yabikoze, atari uguhinyuza Imana, ariko ushaka kumenya koko. Ariko ntubumwemera gato nka Thomas. Nabajije Imana, uzabigenza ute? Nk'ikimenyetso cy'ukuntu uzabigenza. Ijwi ryarambwiye ngo irebe. Ndireba, ndareba. Ndireba bwa kabiri, ndareba. Sinagira icyo numva. Bwa gatatu nibwo narebye. Namenye iki? Ryajweho ryansanze ngo urampora iki? Ryarambwiye ndireba. Ndeba hirya, ndeba hino, mbura ijwi riri kumvugisha. Noneho nibwo ryajwi rimbwiye uko nzabahindura. Irebe uko nahinduye imitima, uko nzaguhindura. Nkahindura abantu nkoresheje umwuka wanjye, umwuka wera. Uko naguhinduye niko nzahindura abandi, niko nzabaha izo mbaraga. Kubera ko iryo jwi iyo riguhindura byanze bikunze, rihuza n'umutima, rigahuza n'ubwenge. Wibuke mu Ivanjiri ya Thomas baranatubwira ngo nubasha guhuza ubwenge n'umutima, ari cyo gihe bihura, ubwenge ukabuhuza n'umutima bigahura, bigakora icyo bita nk'icyo twakwita mariage, nibwo ubona agakiza k'Imana. Niko bimera nk'umuriro, ngene ko nabyita, kuko bibera icyari ngo uzarebe iyo uri gutekereza ibintu
umutima ufite ibyawo n'ubwenge bufite ubwabyo. Iyo rero byose biri hamwe bikajya hamwe bikaba makwi, nibwo ugushaka kw'Imana gukoreka. Nuko bigenda. Ariko kwa kundi ryajwe ry'Imana na wa mwuka w'Imana bizahindura abantu, kubera icyo gihe Imana izabaha ububasha, imitima yabo n'ubwenge bwabo birangarira Imana, noneho byose bize bihure, ari bw'abantu benshi bazava mu by'isi bagakizwa. Uyu munsi rero impamvu batakizwa ni ukubera iki? Nuko bafite isi hano iri ku mutima wabo, none hano mu bwenge bwabo hari ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo umutima urakurura ujya hano n'ubwenge bugakurura bujya hano burya. Ahantu ushobora guhurira, niyo mpamvu duhora twibaza kuki abantu badakizwa. Nuko nyine ntabwo bafite ubwo busabane bw'umutima n'ubwenge bwabo. Ari cyo kintu amasengero n'insengero n'amadini batigisha abantu. Nicyo kintu batigisha abantu kugira ngo bamenye ko wa mutima, urumva ngo ababiri bagiye inama barashobora. Kristo yajya bitubwira mu migani no mu marenga, ariko nyine abagira ubuntu bazabyumva. Icyo batubwira ni iki? Ni ukuvuga ngo kwa kundi udashobora gukeza abami babiri, umutima wawe uri ahantu uzareba ikintu wakizeho umutima, ugakanura ukavuga ati ikintu ngomba kukigeraho, n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Urumva ko twose ubigendera hamwe ukabishyira hamwe kugira ngo bishoboke bikoreke. Nuko uba wabishyizeho umutima, ubwenge bwawe n'imbaraga zawe. Niryo banga amadini n'insengero batabwira abantu. Uzarebe iyo umuntu yagambiriye kugira nabi, agambira kugira nabi, umutima n'ubwenge bibi byose biba biri hamwe. Akavuga ati ibintu uyu muntu nzamuhemukira. Hanibaza ni umuntu wigira guhemukira undi kabisa. Simbyumva, ngiye biranansetsa biranangaza. Kubw'ibyo ntabwo nari nzi ko abantu babi kugeza mu myaka ya 2000 na kangahe 2010 hari nibwo namenye ko hariho abantu babi. Ubwo nari nabonye abwica, nyine nabonye abice abantu muri za jenoside, ariko nari nzi ko iby'akagambane cyangwa guhemuka abantu ntacyo mupfa, nta ntambara ihari. Ntabwo numva ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntabibonye ndabimenya. Ari no mpamvu mvuga ati Imana nicyo cyatumye mpagakiza ko ubuntu bwawe wabonye ko mbukwiriye. Nuko nabonye agakiza, niko mbitekereza, nibaza ko icyo cyatumye mbona agakiza, kugira ngo ko Imana inyereke icyo umuntu ari cyo. Umuntu ni wa mutima, iyo ufite umutima mubi ukagira ibitekerezo bibi ukabihuza, ugambiriye guhemuka, niko abantu bahemuka. Ariko uyu munsi umva ryajwi, umva rya jambo ry'Imana, kuko mu bihe bije umuntu utazabona ibyo bintu azaba mu miborogo idashira, kuko azaba avuga ati iyo mbimenya kuki ntakira agakiza. Tuhora tubabwira mwakira agakiza mugaseka. Kubera iki? Ibi bintu byamwe bivugwa imyaka n'imyaka, abantu bakavuga ko ibintu byavuzwe imyaka n'imyaka bizaba ryari, bizasuza ryari. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyabyaha bibereye mu isi baravuga biti ibi bintu byabayeho byaranditswe byavuzwe imyaka n'imyaka bizaba ryari. Wibuke na Nowa niko bamubwiraga. Nowa baramubwiraga bati turaguseka kabisa, wewe urabona izuba rimeze neza, ibintu bimeze neza, uri kubaka inkuge. Bakavuga bati none bishoboka. Ariko nyine umwuzure waraje pafu uratwara wanura wahuranyije ntawe uteguje. Uyu munsi rero navuga kukubwira ni muntu wumva uhinyuza Imana, utazi Imana, ko abenshi bavuga bati ntabwo tubona Imana, nyine ntibayibona, barashaka amafaranga, bafata uwo mwanya ntibabona Imana, bakavuga bati haracyari igihe, ariko hari igihe hatsaba kiri igihe. Kanguka ushakisha amaso y'Imana, wumve iryo jwi. Utararyumvise uyu munsi, ngiye guhamirije ko nufata Bibiliya ukavuga ati ngiye kuyisoma umwaka wose cyangwa amezi 6, igihe cyose wihaye cyo gusoma Bibiliya, iryo jwi uzaryumva byanze bikunze. Uzaryumva. Ko njya mbwira abantu ufite imyaka ingahe, 20, 30, 40, 50, 70, yewe n'ijana, wari wafata umwaka umwe uvuga ati Imana ndakwihaye umwaka umwe, tageze iyo myaka 50 turiho. Ibaze turi hano kubera iki? Gahunda ya nyuma y'Imana ni iyihe? Ibyo bintu byibaze. None numara gushunguruka reba ati nimva muri uyu mubiri nzajya he? Kuko nuko mpora mbukubwira, ntabwo turi uyu mubiri, turi roho irimo imbere, kandi roho ntigipfa. Ariyo mpamvu nasobanuye itandukaniro riri hagati ya paradizo n'ijuru. Urebe muri iyo video iri hejuru aho ngaho,
uyishakishe, uyirebe, urebe itandukanyirizo riri hagati y'ijuru na paradizo. Numara kurisobanukirwa, nibwo nibaza ko uri bugire umwete n'umuhate wo gushaka ijuru, kuko kuryinjiramo ntabwo ari ibintu bizabyoroshye. Ngaho nguko rero uyu munsi nakuganirizaga kuri iryo jwi ry'Imana, ryumve, uryakire, urikurikize, maze ubone ubugingo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.